tuguhaye icyubahiro turaguhimbaza ukwiriye gushimwa tuguhaye icyubahiro Yesu tuguhaye icyubahiro turaguhimbaza ukwiriye gushimwa uri hejuru y'amajuru umwami ni ukwiriye icyubahiro tuguhaye icyubahiro turaguhimbaza ukwiriye gushimwa urera mwami ibihe byose Yesu tuguhaye icyubahiro turaguhimbaza ukwiriye gushimwa reka amajwi yacu ahindukire kukuramya mwami tuguhaye icyubahiro tuguhaye icyubahiro turaguhimbaza ukwiriye gushimwa tunejejwe no kubaha ikaze hano kuri Harvest Bible Fellowship Rwanda Mahoko kugira ngo dukomeze dufatanye mu masengesho kuri uyu munsi wa 13. Intego y'amasengesho kuri uyu munsi ni ukuramya kunezeza Imana. Dusanga amagambo atwereka kuramya kunezeza Imana ari muri Mariko ibice 12 ku murongo wa 30 ahanditse ngo nuko rero ukundisha Uwiteka Imana yawe umutima wawe wose n'ubugingo bwawe bwose n'ubwenge bwawe bwose n'imbaraga zawe zose. Aha niho dusanga harimo kuramya kunezeza Imana. Kuramya rero kunezeza Imana bigaragarira mu gukundisha Imana umutima wawe wose, ubwenge, imbaraga ndetse n'ibikugize byose, kuko Imana idashaka igice cy'umuntu. Nanone dusoma muri Zaburi 103 ku murongo wa 1 kugeza ku 3 aho Dawidi yavuze ngo umutima wanjye uhimbaza Uwiteka, namwe mwabindimo byose mwe ntimwibagirwe ibyiza yabakoreye. Nukuvuga ngo icyo yasobanuraga muri we niwe ubwe n'ibimugize byose. Ku munsi wa 12 dusenga twarebeye hamwe ijambo ryatwigishaga mu ntego yari ihari gushimangira ubumwe bwawe n'Imana, ukarema ubuvandimwe, ugashimangira ubucuti bwawe n'Imana. Iyo rero umaze kugera kuri uwo murongo nibwo umenya icyo ukwiriye gukora muri uku kuramya kunezeza Imana. Kuramya tugomba kumenya ko ubwabyo atari igikorwa, ahubwo kuramya n'ubuzima, kubaho mu kubaho kw'Imana. Dushobora kwibaza ikibazo ngo niki twakora kugira ngo kuramya kwacu kunezeza Imana. Icyambere ni ukuyiramya mu buryo buhuye n'ukwiri. Burya Imana ifite imiterere yayo. Iyo rero turamya tugomba kuyiramya tugendeye ku kuntu iri.
aha dusanga amagambo Yesu yaganiye n'umusamariyakazi igihe yari amusanze ku iriba aje kuvoma. Musamariya yamubwiye yuko basenga, ariko Yesu aramubwira ati mwebweho musenga iyo mutazi, ariko twe dusenga iyo tuzi. Birashoboka ko aba banyesamariya barasengaga, bararamyaga, ariko bakaramya nabo ubwabo Imana batazi, kuko yarasobanura ngo niba Imana ari umwuka n'abayisenga dukwiye kuyisengera mu mwuka no mu kuri. Ayo magambo tuyasanga mu butumwa bwiza bwa Yohana ibice 4:24. Iri jambo rero riratwereka ko Abasamariya nubwo basengaga, ariko ko baramyaga bagasenga iyo batazi. Wari uzi ko hari abantu bariho basenga, ariko mu by'ukuri batazi Imana basenga iyo ariyo? Kandi ibyo bireberwa kuki? Bireberwa ku miterere, bireberwa ku mbuto z'umuntu yera, bireberwa ku bwitange yitanga nuko yitwara kugira ngo ibikorwa bye nuko ari binezeza Imana. Yesu ati dore mwebweho musenga iyo mutazi, ariko twe dusenga iyo tuzi. Ndaguhamagarira kuramya Imana wamaze kuyisobanukirwa kandi uyizi, nibwo izanezerwa. Dusoma nanone muri Yohana 4:24 ayo magambo tumaze kuvuga. Kuramya rero kwacu iyo kuvuye ku mutima, Imana iranezerwa, kuko icyo wakora cyose kitavuye ku mutima kidashobora kunezeza Imana ntabwo bishoboka. Mu isezerano rya kera Imana yishimiraga ibitambo by'uburyo bwinshi, kuko byashushanyaga igitambo Yesu yatanze ku musaraba ngo aducungure. Ibyo bitambo batangaga byari iby'uburyo butandukanye. Habaga ibitambo by'uko bari amahoro, hakaba igitambo cyo konswa kugira ngo kibafashe gutunganira Imana, kikajya mu cyimbo cyabo ngo baboneke imbere y'Imana ari bazima. Ubu rero Imana iranezerwa iyo tuyiramya dutanga ibitambo byacu, kandi ibitambo dutamba byacu bishingiye kuri twe ubwacu. Dusoma mu Baroma ibice 12 ahantu handitse ngo nuko mutange imibiri yanyu ibi bitambo bizima byera bishimwa n'Imana. Iyo witanze uba ukoze igikorwa cy'ingenzi kigaragaza yuko ubwawe nawe ubwawe witanze. Kuramya rero nyakuri ntabwo ari ugufa kuvuga ngo ndaramya gusa, bisaba nabyo ikiguzi, kandi ikiguzi bisaba. Dawidi yavuze kuri ayo magambo mu Bami mu ngoma za mbere ibice 21 ku murongo wa 24, aravuga ati sinabasha gutambira Imana yanjye ibitambo byonswa ntabitanzeho ikiguzi. Icyo gihe yari agiye kureba umurima kwa Orunani aho yubakira gicaniro ngo atambire Imana ibitambo, kandi aho niho Imana yari yamutegetse ko abikorera. Ntabwo Orunani yanze kuhamuha, yaramubwiye ati ndahaguhaye, ariko aza gusanga atashobora kujya gutambira Imana ahantu nawe ubwe atatangiye ikiguzi. Ikiguzi rero cya mbere tukwiriye gutanga mu kuramya kwacu ni ukwiyambura ibituremerera, ni ukwiyambura ubwacu, kwirebaho, ugatera intambwe yo kutirebaho, ugatera intambwe yo kumva ko hari uwabeshejeho byose wakubeshejeho, akaba ari we ushyira hejuru. Kandi ntabwo washobora gushyira Imana hejuru ngo nawe wishyire hejuru ngo bikunde. Biragusaba yuko wicisha bugufi, birakuramya kwawe gushobore kugera ku ntego yo kunezeza Imana. Hari rero icyo kuramya birenze. Kuramya birenze kubwiriza, kuramya birenze kuririmba, kuko kuramya ari ubuzima, n'ubuzima kubaho mu kubaho kw'Imana. Imana rero iranezerwa iyo tuyiramya twabiteguye. Kuramya kwacu kugaragarira mu bikorwa icyo gihe twateguye, kandi kukaboneka ari uko no kwitanga, dutanga ibitambo, aho tugomba no kuramya Imana mu bifatika, ari byo butunzi bw'amafaranga, cya 10, amaturo dutanga ndetse n'amashimwe. Bigaragaza ko turamya Imana tuyikunze, tuyubashye, ndetse bikerekana yuko twabitekerejeho. Aha tubona ingero nyinshi z'abantu bagiye baramya Imana muri ubwo bwitange n'uburyo Imana yabanezerewe. Rero tukwiye gutekereza ku ntego y'ubuzima bwacu mu kuramya Imana kuyinezeza, tukazirikana yuko Imana ishaka
ibyanjye byose ibyawe byose. Turafata umutwe uyu murongo twasomye muri Mariko ibice 12:30, hagira hati nuko rero ukundishe Uwiteka Imana yawe umutima wawe wose n'ubugingo bwawe bwose n'ubwenge bwawe bwose n'imbaraga zawe zose. Kandi ndasaba kugira ngo muri aya masengesho dufate umwanya wo gutekereza kuri iki kibazo, ni iki cyanezeza Imana uyu mwanya ndimo nsenga? Uburyo nyiramya mu bandi cyangwa uburyo nyiramya ndi jyenyine? Ese ibyo nzabikoreraho iki cyangwa se ngambiriye kubikoraho iki uyu munsi wa none? Mwene data, Imana ikurebe neza, kuramya kwawe kuyinezeze mu izina rya Yesu. Murakoze, murakunzwe.